Mwiriwe muraho murakaza neza cyane kuri nenerwanda nk'ibisanzwe ngende nene hano tuganira ku tuntu n'utundi ubuzima bwo mu mutwe imibereho imibanire n'ibindi byose so niba uri mushyashya ni karibu ndakwakiriye niba uri umusangwa nawe urakoze kuba ugarutse kuri nenerwanda urisanga nk'ibisanzwe niba uri umusangwa ubwo ukaba utarasubscribinga ndongera nkubwire yuko birakwiye kandi biratunganye ko subscribinga nkuko mubibonye ku mutwe w'iyi video rero uyu munsi tugiye kuganira ho gatoya ku bijyanye na green card. Ni ukuvuga ngo niba utarabibona ubwo nyine sinzi isi utuyemo ariko ahantu hose huzuyeho ibijyanye na green card, yaba Instagram, yaba YouTube, yaba Google, yaba ku magroupe, yaba hehe abantu bari kwamamaza ngo bagufasha gushaka green card n'ibiki byose. So nifuje kuba nabasangiza bimwe mu bintu ukwiye kumenya kugira ngo ubashe gutsindira green card. Ikindi mbere yuko mvuga ukuntu watsindira green card, reka tubanze twibaze ngo sundi green card ni iki, like iriya lottery. Ni ukuvuga ngo green card ibintu biri kubaho muri iyi minsi ni green card lottery. That means ni nka tombola yo kugira ngo ubone green card. Ni ukuvuga ngo hari ubundi buryo bwinshi buriho bwo kubona green card. Also green card ni version ni PR ariko yo muri Amerika. Yo muri Amerika mba numva very bizarre kuko na Canada ni Amerika like nka continent ariko nyine muri US. So ndabizi abantu benshi kuri cano barashaka kujya muri Canada nibyo bashishikaje, ariko nagize igitekerezo cyuko byaba byiza yuko umenya amakuru ku bijyanye n'ukuntu wajya muri Amerika uciye muri ubu buryo, kubera ko ntabwo ari byiza gukora fixation cyangwa kwishyiramo code mu mutwe ngo uvuge ngo ngewe aho nshaka kujya muri Canada gusa. Ndagira ngo dufunguke mu mitwe kuko cyangwa nuko tugenda gushaka amahaho aho tubasha kubona opportunity nyinshi kurusha izo dufite mu Rwanda, yaba opportunity zo kwiga, yaba opportunity z'akazi, z'amafaranga. That's the goal. So niba wowe umutwe wari wishyizemo kuri Canada ushaka ukaba wumva iyi video nta kigushishikajeho, of course ni uburenganzira bwawe, ariko nakugira inama yuko ugenda wiga ku bijyanye na immigration z'ibindi bihugu kugira ngo ubashe gufungura inzira zawe zo kujya gushaka amahaho hanze, kuko niyo iri ultimate goal. Aho kugira ngo ujye kuba umusclave muri Saudi Arabia cyangwa Sumbazara, abantu benshi babayeho nabi muri bihugu by'Abarabu ndetse na Dubai ntabwo biboroheye. So this is just another option watekerezaho. So nkuko nasobanuriraga rero, iyo green card ni PR, ni uburyo bwo kujya kuba muri Amerika. Hari izindi nzira nyinshi ariko iyi PR lottery like iyi tombola ni nziza kuri ba bantu cyane cyane noneho bakunda no kunyandikira bambaza ngo ese ngiye nta mashuri menshi mfite, ntabwo nzi icyongereza cyinshi, ntabwo mfite amafaranga. Kuko twibuke ko PR yo muri Canada iri merit based, bivuze ko iri base cyangwa ishingiye kuri merit. Merit ni nkaho navuga ko ishingiye ku kuba usumba abandi, ufite byinshi. Niko navuga ni nka kuri wowe ugiye gushaka akazi. Hari abantu benshi bagiye gushaka akazi noneho ushaka kwangaja akareba uwujuje ibintu byinshi yifuza kurusha abandi. Am I making sense? Ni ukuvuga ngo iyo muri immigration ya Canada zira buriya bwoko bw'ama PR bwinshi navuze buba bushingiye ku kuba ufite ibintu immigration ya Canada ikonsidera yuko ari ibintu bishobora kubafasha mu gihugu cyabo no kugiteza imbere n'ibiki byose. So baba ibaze ku ma points, ariyo mpamvu nyine ari merit. Ariko iyi green card lottery nta kindi kintu gihambaye uba ugomba kuba wujuje kugira ngo uyitsindire, kuko nyine ni tombola. So bimwe mu bintu byangombwa ugomba kumenya
kujyanye na green card no gukora application kugira ngo ibe successful. Iyi video nekoze kugira ngo mfashe abantu bashaka gukora application ya green card ibintu bagomba kwitondera kugira ngo bongere amahirwe yabo yo kuba batsinda ino tombola. Icyambere nuko ugomba gukora application mu gihe gikwiriye. Nukuvuga ngo application yatangiye le 5 tariki 5. Uyu munsi nduva turi nka tariki 8 simbizi neza, ariko application zafunguye tariki 5 saa sita z'ijoro, ikaba izarangira tariki 8 z'ukwezi gutaha saa sita z'amanywa. So ugomba kwiyaranja ukaba wakoze application hagati aho ngaho, kandi ndagushishikariza kugenda uyikora mbere kuko plus utinda muri ya minsi ya nyuma, ya masaha ya nyuma biba biri crowded cyane ku buryo application igenda gahoro, ku buryo connection igenda gahoro, ku buryo ushobora kuba uri gukora iyi application uri kuyuzuza bikata byanga kugenda, ukongera ugatangira ugatakaza umwanya ukagira stress nyinshi. So babahaye ukwezi ko kugira ngo mwitegure mushaka ibyangombwa byose umuntu akore application, kandi biba buri mwaka. Hanyuma abantu bakoze tombola uyu munsi results zabo zizaza umwaka utaha. Icya kabiri ugomba kumenya ku bijyanye n'iyi tombola green card lottery nuko ushobora ku applyinga inshuro nyinshi zose zishoboka. Nushaka applyinga inshuro 100. Ikitonderwa nuko utagomba, iri ni ikosa abantu benshi bakora kandi urikoze amahirwe yawe yose abapfuye. Nukuvuga ngo ugomba kwitondera yuko ugomba gukora application imwe ku mwaka, niko nabivuga. Nukuvuga ngo wemerewe ntiba navuga kudepoza cyangwa gusaba ino green card buri mwaka kugeza igihe uzayibonera, ariko ku mwaka umwe like uyu mwaka tuvuge ngo uyu mwaka ni ugiye ku applyinga, ugomba gukora application imwe mu izina ryawe. Ntabwo wemerewe ku applyinga kenshi kuko abantu babumva ngo ko ari tombola izina ryawe nindisiramo kenshi ndafite chance yuko ari njye bazatora. Yenda ibyo babikora muri tombola zindi zisanzwe, ariko mu mategeko y'iyi tombola ya green card birabujijwe yuko ukora application zirenze imwe ku muntu umwe. Icya kabiri ugomba kwitondera nuko mu gihe uri gushaka ino green card utari mu Rwanda, hari ibihugu biri kuri liste y'ibihugu bitemerewe kuba byakwa applyinga kuri iyi green card nyine, kuri iyi lottery, kuri iyi tombola. Bivuze yuko niba uri ku applyinga uri muri ibyo bihugu, nagushishikariza yuko utamentioninga icyo gihugu, uvuge u Rwanda kuko ari cyo gihugu cyawe. Rero liste y'ibyo bihugu harimo Ubushinwa, ubwimvuze Ubushinwa harimo na Hong Kong, harimo Bangladesh, harimo katubirayo ntabwo mbyibuka neza. So harimo Bangladesh, harimo Brazil, harimo Canada, harimo Nigeria, Colombia, Dominican Republic, harimo Haiti. Liste ni ndende. Nkiri aha ngaha rero ndahita ngushishikariza yuko ugomba kugenda kuri iyo website aho ugomba ku applyinga. Nimbyibuka ndaza gushira link y'aho hantu ho ku applyingira hano hasi, ku buryo umakinga sure ko wapplyinze kuri site iriyo, kandi ni ubuntu. Sinzi n'ibyo nari nabivuze, ku applyinga kuri green card ni ubuntu. Bivuze ko nugira link ujyaho ugasanga bari kugusaba amafaranga, uzamenye yuko ari aba agent bo wishyura bakagukorera application, ari naho ushobora guhura n'abantu baba escrow bakoreye iyo application yazacamo bakagurisha green card ku wundi muntu n'andi manyanga menshi aba muri ibyo bintu. So you gotta be careful, ugahitamo aba agent bazima abatari aba escrow ngo bakurya amafaranga yawe ku buntu. Nkiri kuri ibyo nari mbivuze kuko nari nibutse yuko point twari tugezeho, ngira ngo ni ku cya gatatu cyangwa ku cya kane, ugomba gusoma instruction. Ni ukuvuga ngo kuri website yabo hari instruction ugomba kuzisoma carefully. Gusoma instruction ni ikintu
kinanira abantu benshi. No mu ishuri hari ikizami watsindwaga kubera ko utasomye instruction neza z'icyo kizami. No ku ma visa yandi asanzwe yo muri Canada hari igihe usanga student visa yawe cyangwa ikindi cyawe cyarapfuye kubera amakosa wakoze bitewe n'uko utasomye instruction, kuko hano bakora nk'imashini. Niba bavuze yuko instruction imeze gutya na gutyo ukicaho akantu gato, ubwo uhita non qualified, bahita bagukura bakahita bafata ibikurikira. So bimwe mu bintu bimwe na bimwe byanditse kuri website yabo nka instruction, hariho icyo ngicyo cy'ibihugu bitemerewe ko applyinga, hariho yuko hariho size y'amafoto passport, size yayo ntabwo upfa kohereza ifoto wiboneye, baba bafite ama sizes yabo kabuhariwe bashaka ajyanye nyine n'ibikorwa byabo. Hariho yuko ugomba gushyiramo information z'umugabo wawe cyangwa umugore wawe n'abana bawe bari munsi y'imyaka 21 kumanura, kandi bari single batari marié. Bisubiremo, abana bari munsi y'imyaka 21 kandi batari marié, batafite abagore cyangwa abagabo. Impamvu iki kintu ari ngombwa kucyitaho nuko abantu benshi bakora amakosa yuko akora ino application akiyita ko ari single, hanyuma nyuma yazagerayo agatangira kubihindura ko afite abana, ko afite umugabo, ko afite ibiki. Processes ikahita iba very complicated kuri abo bandi bantu bawe bo muri famille washakaga kujyana, kandi iyo ubishyiriramo rimwe at the same time byari kukorohereza izo trouble zose ushobora kuza kujyamo. Kuri icyo kintu cya instruction naho bakubwira ko ugomba ku applyinga rimwe ku muntu umwe. Hari information nyinshi, kandi iyo umanutse hasi hari aho ugera ugasanga bari kukubwira ibibazo bikunze kubazwa. Birumvikana iyo uri gukora ikintu bwa mbere ufite ibibazo nk'igihumbi ushaka kumenya igisubizo. So hari ahantu handitse frequently asked questions, ukanda aho ngaho ugahita ubona ibisubizo ku bibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Biragoye cyane ko ikibazo uri kwibaza ari wowe wenyine uri kukibaza, haba hari abandi bagitekereje, so uhita ubona igisubizo bikoroheye. Ikindi kintu cyangombwa ugomba kuba ufite passport. Ibi mbivuze nseka kuko birasekeje cyane kuba umuntu ari gukora processes, kandi niko abantu benshi bakunda gukora. Uri gukora process ngo urashaka kujya hanze ako nta na passport ufite. So really that's the minimum. Rwose minimum wakagombye kuba ufite ni ukuba ufite passport. So ibintu nk'ibi hari abantu benshi bavuga ngo wagize chance, ariko na chance yawe ugomba kuyisasira. Niba ari amahirwe ariko ugasasira ku buryo ushyira opportunity like chances nyinshi ukazishyiraho. So ako ni akazi ugomba nyine kwitegura. Ikindi ugomba kuba ufite ibipapuro byerekana amashuri yawe. Ni ukuvuga ngo eligibility nuko ugomba kuba ufite nibura high school. Ni ukuvuga imyaka 12 hano haba harimo ubwo n'abize 9 years bajyamo, cyangwa imyuga, kuko niba udafite iyo high school ushobora kuba ufite experience y'akazi y'imyaka 2 ukora mu bintu byagutwaye nibuze imyaka 2 ubyiga. Ubwo niyo mpamvu nahise mvuga amashuri y'imyuga n'ibiki kuko baba bashaka gusa kureba ko ufungutse mu mutwe kameme utarinjije ibyatari. Niyo ibi bintu ndi kuvuga utari kubyumva neza, ugende kuri website urabisangaho ubisome neza. Nanone ikindi nanjye kuvuga icyo ni kijyanye n'amashuri. Ndumva ibyo ngibyo ari byo byangombwa cyane nashakaga kumenya, amakosa ugomba kwirinda kugira ngo ugire chance nyinshi zo kuba wabona PR. Hanyuma iyi process yose iyo irangije application ukayikora ugasubmitinga, bahita bakohereza numero
navuga ko ari nkayo identite yawe mu gihe cyose utegereje results zawe. Ni ukuvuga ngo iyo nimero ugomba kuyibika neza ahantu utazayibura, utazayibagirwa, kubera ko results nizisohoka uzakoresha iyo nimero kugira ngo uloginge in urebe results zawe, urebe niba watsinze cyangwa niba utatsinze. Ikindi kintu ni ngombwa cyane kuba ufite email. Kera cyane nkiri umwana ngize gukora application nshaka kuza muri Canada, and then nta email nari mfite. Rero ngiye gukora application, sinzi for some reasons natekereje yuko nshobora gucreatinga email uko mbishaka kuri form nandikaho email ntafite. Ndi kuvuga ngo nyuma ndaza kugenda ni creating. My friend, your email naragendanga hari umuntu uyifite deja, which means yuko ibisubizo by'iyo application yanjye byagiye kuri uwo muntu. So sinzigera amenya niba iyo application yaraciyemo cyangwa itaraciyemo kubera ko ninjye wabyije. So mu bintu byinshi bya immigration ntago bapfa kuguhamagara. So email. Muri isi tugezemo sinzi niba hari umuntu udafite email, ariko just kugira ngo mbishyiraho hanze, make sure yuko ufite email. Actually niba ufite YouTube bivuze ko ufite na email. Gusa ari igihe ufite utazi password yayo, utazi icyo utajya uyikoresha, utajya ugenda ngo urebe ubutumwa bakohereje. So make sure wibutse password ya email yawe, n'ukuntu bayandika ukayandika exactement, kuko kuri email nyine iyo ushizeho agakosa gatoya uhita usanga ari email itabaho cyangwa ari uwundi muntu. Ibaze nk'ubu watsinze bakohereza email ukaza gusanga bayohereje uwundi muntu. Okay, sinzi impamvu ndi gushinyika kandi ntabwo bisekeje. Anyways, reka ino video tuyisoreze hano. Ndi kumva ibintu byangombwa nashakaga kuvuga nabivuze, gusa nsoza ndagira ngo ngutere courage. Please try it. Please, niba wumva ushaka kugenda hanze y'u Rwanda gushaka ubuzima, why not tutatryinga kugenda muri US? Hari abantu bumva ko Canada ariyo, let's be honest, kuri iyi si nta paradizo ibaho. Yego Canada ni heza, ni nziza, ariko nayo ifite cons, nayo ifite ibibazo byayo nkuko na US ifite ibibazo byayo, nkuko n'u Rwanda rufite ibibazo byarwo. So ntidukore, hari abantu baba bafite fixation nari nabivuze cyangwa bidelizinga Canada wumva ko ari cyo gihugu cy'amata n'ubuki or something like that, but US nayo ni nziza, plus turaturanye. So to be honest, y'abantu baturanye ntabwo baba bafite difference nini cyane. Kandi PR ugize Imana ukayibona ufite uburenganzira bwinshi. Yigwara ibintu utemerewe kuba kutaraba umusitizen wa US, ariko ubufite uburenganzira ku bintu byinshi, like very basic, ibintu byangombwa kameme ubufite uburenganzira. Also iyo umwaka ushize waratsinze utarafashwe, n'uwa mbere utarafashwe, n'uyu mwaka ntufatwe, komeza ko nta mafaranga biri kugusaba usibye internet. N'ubundi internet ushobora kuyikoresha uza kwandika no commentaire yo kuntuka, cyangwa ujya kuri Instagram y'undi muntu umushishura utukana mu bintu bitari bukugirira akamaro. Kandi izo bundles uzikoresheje ukajya kuri internet ugashaka visa, byagufasha ubuzima kugira ngo utakaze umwanya wawe gusa utesha abantu umutwe ushyiraho commentaire z'ubucucu zidafite sense, cyangwa uteza akaduruvayo, cyangwa uteza akavuyo, cyangwa ureba video za byacitse. Okay, sorry ntangiye kubasomera, ariko njye ndatekereza yuko ayo mafaranga yawe uguramo bundle kugira ngo uyikoreshe ujya kureba amakuru y'ibihuha, cyangwa y'abantu batukanye, cyangwa y'abantu batari kukubaka. Kamana reka nk'abanyarwanda twige kujya tureba video zitwigisha ibintu, zidukura ahantu hamwe zikadushyira ahandi hantu, kugira ngo dutakaze umwanya n'amafaranga mu bintu biri mbuze n'ijambo nagita. Okay, reka nongere nifate breathe, nsubireho. Nangiye gushyuha nigize umuntu wo kubaha amasomo, ariko at the end ni ubuzima bwawe, wabukoresha icyo ushaka
ngiye gusa mvuga opinion yanjye kuko yeah, ichano yanjye by the way, so I'm the boss. Okay guys, mwakoze kureba video kugeza ku musozo. Like, share, subscribe. Ikindi iyo mvuze share ku bantu bataramenya share icyo bivuze, share bivuze partager, share bivuze ukanda kuri share ukohereza ino video ku mushiti wawe ushaka kujya hanze, ku mwana wawe ushaka kujya hanze, kuri groupe uriho ya WhatsApp, ukabasangiza inkuru nk'iyi yabafasha, yabagirira umumaro, aho kugira ngo wirirwe wohereza utu video. Ndatangiye nanone kandi uyu munwa wanjye. Thank you guys. Ciao. Kandi bonne chance ku bantu bose bazapplyinga. Ntagira uwapplyinga akabona green card akayitsindira yarabonye ino video, aza liking yandike muri commentaire yuko Imana yamusekeye. Nakoze rero kubana nanjye nawe utaha. Ciao.